Ese wari uzi ko ba bana babonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya bagiye ngo guhindurirwa ubuzima? Nibyo ngiye kuvuga muri iyi video. Niba ukunda Imana andika muri comment ati shimwa Mana. Yesu, Bikira Mariya biyeretse abana babiri. Hanyuma mu karere ka Musanze hose haba inkuru nziza. Kanda subscribe kuri iyi channel niba ukunda Imana koko. Aba bana Bikira Mariya muvuga ko nta kintu bavuganye nawe. Ariko amakuru ari kuvugwa nuko bano bana bagiye guhindurirwa ubuzima. Ati gahunda iteye ngute rero? Aba bana biga primaire. Hari abantu bari kugenda babemerera ko nibasoza kwiga amashuri abanza bazabigisha n'amashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza. Ese ayo si amahirwe ya mbere? Amahirwe ya kabiri, bano bana bashobora kuba abasitari ku mbuga bitewe nuko isura yabo imaze kugera kure ku ruhando mpuzamahanga ndetse no ku mbuga nkoranyambaga TikTok, YouTube, Facebook ndetse n'ahandi. Ese ayo ngayo muri kumva atari amahirwe ya kabiri? Amahirwe ya gatatu, tekereza ariko Bikira Mariya nyina wa Yesu kwiyereka abana babiri, uri kumva atari igitangaza? Ese wowe yari bwakwiyereke? Ayo ni amahirwe ya gatatu. Tekereza ariko bano bana, abana babonekewe na Bikira Mariya, ubwo uri kumva bazarimbuka? Oya, abo bana birashoboka ko bazajya mu ijuru. Niba ino video uri kumva ari uyikunze kandi irimo ubutumwa kandi nawe ukunda Imana by'umwihariko ukaba usengera mu idini rya Kiliziya Gatolika, andika muri comment uvuge ngo amina. Bano bana nawe utabavugaho. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'igiciro, ni ibintu buri wese yakifuza. Kuva kuri tariki 17 kugeza kano kanya mu karere ka Musanze harimo inkuru ibitangaza, harimo inkuru y'amashimwe, harimo amagambo ati shimwa Mana, amena, warakoze Bikira Mariya, welcome in Rwanda again. Niba nawe wishimiye ino video, niba nawe wishimiye bano bana, niba nawe wifuza ko ibyo bitangaza byose bizabageraho, byandika muri comment uvuge ngo bana b'Imana muzahabwe byose kandi muzakure mugere kure. Ino video yarigamije kubumvisha agaciro, uburemere, ugukomera bano bana bahagaze. Ese turacyari kumwe? Abantu mwese muri kugenda mumbaza ngo ngende mbaha video za Bikira Mariya kurushaho. Ese nkomeze nzibahe? Mwandika muri comment. Ino video reka nyisubikiranga. Niba mwifuza ko nkomeza ko bazi ino video mwazikunze, munyandikire kuri nimero 07295080. Mushobora no kumamagara kuri iyo nimero. Hanyuma ukeneye ko mufungura YouTube channel ihemba, nabwo mamagara kuri iyo nimero. Kanda like, kanda share ino video yisangize n'abandi, kanda subscribe kuri ino channel yitwa Ibisasu TV. Niba na mutima mubi reka tuzahurire mu zindi video z'ubutaha. Ndabakunda. Ciao ciao.